tugiye kuganira kuri film, tugiye kuganira ku byo amaze gukora ariko kuri kariyeri bamwita Killerman. Ikaze mu kiganiro cyacu my brother, umeze neza? Ndashimira Imana. Ijwi ko riri hasi bro. Ibibazo byawe rega nanjye mfite ibibazo mwana wa mama. Ntabwo ari wenyine ufite ibibazo. Yanjye ariko mvuga nuje. Umeze neza? Ufate hejuru kugira ngo sinyari utayifunga hasi. Okay, gutya fresh. Umwaka utangiye gute? Umwaka utangiye gute muri film? Umwaka utangiye gute muri project zawe? Umwaka usa nk'utaratangiye neza. Ariko I hope ko nyine ushaka kuba bigiye kujya ku murongo. Yeah. Njewe umurongo ndibuze gufata nuwo kurebera hamwe ibintu byose wakoze n'ibyo wateganyaga gukora 2023 na kane reka nze gufata aho ngaho. Kuri wowe 2023 na 2024 yaguhaye irihe somo wize miki kugira ngo twinjire na 2025? 2023-2024 byamaye courage. Bivuga gutyo bima umugisha. Ikindi ngira ngo ni nayo myaka yanryoheye nyine mu myaka y'ubuzima bwanjye bwose. Imyaka naho narabayeho yose niyo myaka nagiremo byishimo kuruta indi yose. 2023 na 2024. Yego. Ku rwego rwa kariyeri ni imyaka usobanura kariyeri yawe mu buhe buryo? Ni imyaka wagizemo experience meze gute nyuma y'ubuzima wenda? Urumva indi myaka yari yabanjije 2019 gushira na 2022 yari imyaka umuntu akora byanga bikanga hamwe nyine wakoraga ibintu ugashaka no kubivamo. So rero bigeze 2023 na 2024 biba ya myaka yo gusarura ibyo nabibye muri ya myaka yindi yambanjirije. Ndasarura pe. Ariko urumva nyine muri mbukoze imyaka igera muri 3 ubona nta kintu ukuramo hafi no kubivamo. Kagira umugisha katubona igihe cyo kugira icyo bikuramo. Bivuze ngo icyo bivuze kuri kariyeri yanjye no kwihangana narihanganye ngera igihe cyo kugira icyo nkuramo. Akenshi baravuga ngo iyo umuntu atangiye gusarura nibwo atangira guhura n'imbogamizi, challenges, ibigeragezo. Muri kwa gusarura kwawe, muri kwa kubaka bya bintu noneho ugatangira kubona umusaruro, imbogamizi wahuye nazo cyangwa se imbogamizi ugenda uhura nazo nizihe muri kwa kubaka bya bindi byawe? Imbogamizi ziba ari nyinshi kuko tuba twarakoze cyane. Ko ndabyibuka icyo gihe muri iyo myaka mu kwezi kumwe wasanga nkora nka episode zigera muri 60. Icyo nakorera gacano nk'ebyiri, X Nation na Kigali Nation. Okay. Nikorera. Gihe no utangiye kuba wasarura utangiye no kunanirwa. Utangiye gusaza reka mbyite gutyo muri usanga imbaraga nakoreshaga kera nk'ubwo nka mbere najyaga kuri tele nkahera mu gitondo ndi gukora mwakwanya izo mbaraga ntago arizo mba nyifite nk'iza kera. Nimba nabyita ko utangiye gusaza cyane nimba nabyita ko ari igihe ubumanuzi n'umubiri yatari ukurengwa. Nibyo nanjye kuvuga nyine. Nimba nabyita ko ari umubiri unaniwe, nimba nabyita ko ari kona ari ho maze kugera nyine kumva nagushaka kongera kuvunika. Ariko kuri nyine nagari ibyo ko ndabyuka nigeze kujya kwa muganga bo barambwira ngo ikinyanga kijya gishyuha cyane, sinzi kuntu babibonye machine hagazeho. Ngo n'imitsi ijyana amaraso ku bwonko ngitangiye kwifunga ngo ndikire gutekereza cyane. Urumva nyine tugemba narakoresheje imbaraga nyinshi. No mu gihe utangiye kujya kwenjeringa amafaranga agatazamo ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ahitazamo utuntu nk'utwo two kurwara tetuza wisara. Kandi ari bwukiye kiba kigeze no cyo kugira ngo urumva nimba warakoraga mbere amafaranga yanga kuza igihe amafaranga hari noneho ukeneye kuyakoramo imbaraga ziba zimaze gushira. Nibyo ngibyo umuntu abaye nabyo. Biratuma nza ku kibazo niba warakoraga cyane bivuze ngo hari ibintu ubwawe wakoraga mu kubona project zawe. Tuvuge ngo wenda film turayibona, abakinnyi nibo bashaka, casting niwo yishaka, no kwandika ndetse n'ibyo bari buze script ni wowe uza kuyikora. Ibyo byose byari biri ku mutwe wawe cyangwa wari ufite team? Kugeza na n'ubu. Niwe wiyandikira ibyo bintu? Kugeza na n'ubu. Kubera iki ibyo byose bijya ku mutwe wawe kira? Ejo bundi bakimara kumbwira ngo se nkugabanyije gukora
guhera mu kwa munani gutyo nabaye nkugabanyije nyine ubundi nanjye gukora nza nk'ubitegereje no babana tumarana igihe kinini dukora ariko nza gusaga touch yanjye nyine nta wundi muntu waza nyine ibyo nge niyandikiye nta wundi muntu waza nyine ngabyandike nsa nk'uwicaye ndabarika barakora filime nyinshi pe ndekura amafaranga nyira ngo ndebe igihe cyo kuzaprograma kigeze wajya uyishiraho ikagira 700 wayishiraho ikagira 300 wayishiraho nyine zimwe ndanazisiba izindi byaterwaga n'iki bya cyane ni kuvuga ngo ikintu nyine tuyikoreye wowe ku giti cyawe nyine cyo biragoye ifite kuntu abafana ba nyine baba bazi touch yanjye bakiriba video batamenya kandi ubwo yanditse indi nyine bakumva nyine nta kigenda so ubu nyine yingerageje ngo ndebe ibintu birashoboka ko nge mbaye nanicaye abandi bagakora byakunda nza gusanga bitakunda ko byanashize mu gihugu kinini cyane byageze ngo nyanzana na kamera enye kuri tele ko ngo nafite abakinnyi benshi ngavuga ati harabari bupfu busa ruraza ahembwa atanakoze kwa ko nyine batamubona umwanya wo gukora kambakoresha wo bisibwira nkazana kamera enye abahepfu bakubita n'aburuguru bagakubita ariko izo boro zose wazishira zigapfubuza ugasanga washoye nka miliyoni 2 nari mu 50 garuje muri miliyoni 2 washoye ubwo mu 50 washoye miliyoni 2 washira video ikagira cyarindwi nani dolari nani n'igice cy'idolari nta na 41 nani iki ntago bituma utekereza kubireka cyangwa kubigabanya kwa gukora cyane kwa kwandika za script babandi wahaye abantu amafaranga ngo bakwandikira ariko ugasanga nta kintu na kimwe biri kubyara urumva ndacyakeneye ibiceri deja ntabwo nyine amafaranga ni ukwiga systeme y'uburyo ahubwo kuri tele ngomba kubyaza umunsi umusaruro kuvuga ngo wenda ngo ngiye gufata ibintu mbihaye abantu biragoye nyine ngiye ngomba kwigiramo kurumva deja n'ubundi buri kantu kose ninge wiyandikiraga wa directingaga no gushaka abakinyano bari buke location nanjye nyine buri kintu cyose iki cyabaga umukinnyi yazagaje gukina gusa nibyo namubwira ari bukine nkabana nahagaze ndi kumva ibyo akina ngabikuramo ati ibyo wapi ngamwongeramo ibindi kugira biryohe warusigaye usanga niyo baba bari gukina nsigaye mbakubita scene nkahita nigendera bakaye ikintu kwabo kandi ubundi 90% y'ibyo bavugaga yabaga ari amagambo yanjye 90% yabaga ari amagambo yanjye nyine bakaba yashiramo utumanyeri twiwe wenda nkako kwiriza undagashiramo akantu kagakoryo ariko amagambo ari bukoreshe yose yabaga ari nge wayamubwiye no biza kugera n'igero no mbizera nkanya nsa nkubakubita scene wahita mujye gukina ibintu nkahita ngenda nibagirwa ko ahubwo nabaga magaza aho ngaho ngatanongeramo akantu to yashiramo kano kugira cyangwa bikoze nabi pension ya danger n'ibyo bimukubita nyine iraza gutuma abantu habona ko hayiye ibyo nyine nabyo biranya affect hakurikiraho icyo kuwizera muri ngo bajye kuri tele bakore sinizere ngo narebe mu byo bagiye gukora ni ibiki bakazana nkatana na uploading nabaje kureba ikintu giye ku uploading ngo niko kirarya cyane ngo kirya zagusanga nago biraza gukunda ubwo ikintu gikurikiraho kano kanya no kwihangana nyine ngo ngira ngarukira muri kibuga nyine ibintu byose ngo ngira ngabyimenyera ubona utarabizeye cyane ukiyibagirwa cyangwa ukabaha icyizere kirenze wenda icyo bashoboye bitewe n'ibyo bakoze gusa nanjye nta kintu nagomba gukora kunari nategetswe kuruhuka abantu babizi abanyarwanda babizi cyangwa abafana banjye barabizi ko ubundi ngira ngo uretse wenda nka Papa Sava gusa na Nyambo wenda utangiye kubigerageza muri no minsi na undi muntu wapfa kugira ngo munege mu gukora kunakoraga boro ya 30 buri kwezi every day nawe baze kugira ngo buri munsi ufite ikintu uhereza umuntu video ebyiri ugomba guhereza umuntu kandi zitandukanye ibitekerezo urebe ko nta gisa nka yayindi na script bitamo myaka 3 ubwo rero byagomba kugira igihe nyine ubwo bukasa nkaho naniwe nyine wenda icyo navuga kuruhuka byo naruhutse ariko nubwo narutse neza cyane reka ngaruke ibintu birajya ku murongo urakoze cyane biranzana ku bibazo maze iminsi mbona nago ndibuze kuvuga uyu n'uyu hoya ahubwo ndaza kurebera hamwe tugendeye kuri ibyo bintu byose twasasiye ariko uyu munsi ukaza kubona ko ibibazo noneho niwe biri kuza kugarukaho mu bantu mfite cyangwa se mu bakinnyi njya mbona no mu bikorwa byabo ushobora kuba ari umuntu wari ufite abakozi benshi ariko uyu munsi nanone ibibazo biri kukuzaho ni ibibazo byatewe n'iki cyangwa ni ibibazo wenda biri kuva kuri income wenda itari kuza kandi washoye menshi urumva ni ibibazo byabanje guhera na aho ngaho nyine nko kuba hakorwa izo video nyinshi urumva video zijya muri 100 kuva mu kwa 9 kugeza mu kandi bakora episode 30 za buri munsi za buri kwezi urumva ni video ya hafi muri 200 zose
umva video 200 zirimo abastari bameze kuriya ko abakinnyi banye n'abastari cyane kabone n'umugabo bahaye itike gusa ari itike gusa ayo mafaranga yaba ari menshi nayo bwayo zose zahise zihomba kandi nazishoye mu mafaranga naho ngo bahita ikibazo uraza kubigenza gute kugira ngo utaza gushwana na bamwe kugira ngo utaza kubeshya bamwe kugira ngo utaza kwambura bamwe ndabeshya abantu bamenyereje gutamiza abantu bamenyereje guha amafaranga biragoye kugira ngo uze kumubwira ngo korera ubuntu oya ikintu cyonyine gishoboka sinzi confidence nge nigirira ndabizi ko nahagurutse nyine nkabyigiramo nyine tutagera kuri urwo rwego igisabwa rero ngiye ugomba guhaguruka nyine nimba naruhutse nasibye igisabwa rero ngiye ugomba guhaguruka ahandi hantu ibintu byapfiriye wasangaga nyine nubwo turi muri icyo gihe hari amezi tuba twaragezemo ubundi ngende wa muntu umeze gutya ndi wa muntu nimba hari ikintu kizamutse nabo turimo bagomba kuzamuka kuko nizera ko nyine ngubu ibiciro cy'isukari kize kurangayira si nk'icyari haraho kigura 2 naho bigura 8 tubareka dusuppose 2 sawa reka dufate 2 ariko naga ariko 2018 cyaguraga nk'icyabiri kuvuga ngo isabune imba yaraguraga ijana kubona gwaye muti munini kano kamera wa umutungana gutya ugasanga nyine ibintu byose byaruriye none ari ahantu usanga ababosi bo umukozi ashobora gukora imyaka 5 akiri ku mushahara w'50 nyine kandi ibintu hanze byaruriye hamwe nyine usanga nyine biri kumugora yaza no gukora akazi kagakora nabi genera wa muntu rero nimba mbonye nyine hari ikintu kizamutse aho ngira ngo mbike nyine manze niyiteho nimenye ko nabandi nyine tugomba kujyanana niho hantu ibintu byose bipfira rero noneho bigera muri cya gihe ruma YouTube ukuntu ikora igira amezi duha amafaranga n'amezi ukora ahubwo yabyarota nunakora ariko ukareba ugasanga nutakora yahita izima YouTube yawe uzagaruke nyine no bitakina bigasaba gushora nyine bango kugira ngo uzaje kwizera nyine ko umuntu muri YouTube nyine YouTube ntabwo YouTube yagukiza ngo birasaba ko twatundi cyo wakuyemo ushaka imishinga dushoramo noneho wowe kuko uzi kwiyamamariza ya mafaranga wagasohoye ibyo kwamamarisha abantu bamamaza wowe kabyamamariza niyo nyungu ya none sasa kurumva wowe umuntu ufite business ara amafaranga asora kugira abantu bamwamamariza ya mafaranga asora we nagasohoka urayabika iriya niyo nyungu none sasa bango ugomba gushaka twafaranga duke ukuye muri cyo bukadushinga umushinga ukiyamamariza no ya mafaranga wahubunye gusora bamamaza ukayabika no muri aka kanya kuvuga ngo abakozi wenda ngo mise nabonye amafaranga ndayabimye ejo bibi kibazo je natanga muri kintu nataga mbazamura nabo bigira mu gihe no sasa y'amezi tumanuka hasi kuko ngiye mbizi ko nyine hari bamwe uzamura umushahara nawe akatazamuka mu nzu nimba baga mu 40 nimba ari ukuntu yitwaraga nyine ibintu byose bitabinduka bitewe nuko umushahara nawe wazamutse mpita mbona kwita direct mbabira ngo amafaranga yabuze ndaza kuba mbagoye nyine ndangire kubapanikisha mu mutwe n'iki cyangwa bitwaye gakeya mvuga ati nubundi reka ngumye nshobora indebe nyine birashobora gukunda nshaka no biri gupfira mbaye tumugire mugerageze y'ibyo biri kuremeze nyine ushobora kumara na myaka 5 uri gukora ko ngubwo namaze imyaka 3 nakigenda mu rugo bambwira n'ibyo byucira ujyamo ni ibiki ati mwihangane bizakunda nanye nazimba bizanakunda koko kumva imyaka 3 uri kubwira umuntu ngo bizakunda bigira nawe gatikizere kugumya kwizera y'icyo biri kunikora ndagumye nizana ngavuga ni bizagira babikunde kuko noneho system yarahindutse naga ari nk'ya kera iyo byangaga kwezi kumwe kwa kabiri byarakundaga ubu byahise bifatiraho noneho ubwo numva nimba bifatiyeho wowe imishahara gisora ikirimeze neza cyangwa ibikunda ugomba kuhita ugabanyuka ubona byaratewe n'iki n'imishahara wenda wari warabageneye cyangwa ubona byaratewe no kwikunda kwabo nawe ukiyibagirwa ahubwo ugashaka gutunga benshi neza kandi nawe ukibagirwa business mwahangaha nta muntu umwe ndi bu blaming ibenge ibebo kuba muri boze abakinnyi banyine babantu nyine nk'ubu kano kandi babwiye ngo mujye gukora amezi 3 mudahembwa bakora kuko babizi nyine ko ntacyo nyine ahari barayabona so nanjye rero nizereye muko nyine bishobora gukunda nta mpamvu yo kugira umwana yaba yagiye mu nzu ahita yivamo ako kanya tangire nyine bimugore nimba yenda yarasigaye anasohoka akajya muri Gen Z asata kijyayo nyine ndarwana ndebe ko ibintu bihinduka kumbi numva system yakoraga kera iyo byabaga byakabije ntago byamaraga amezi 2 bitarasubira ku murongo hako baza abantu barabaye abakire barabaye benshi kuri YouTube ku buryo nyine ibisa nka bigabanyije sinamenye rero ko ari uko bimeze YouTube isigaye imeze nk'urusimbi kuvuga ngo ukwezi kumwe birakunda ukaba wanashora amafaranga ari ugenda ugakora filime ya danger kabisa weshe muri bice uvuga ati niyo noneho ukayizana
ikarebwa n'abantu 1000 wa wundi wikorera akantu yifashe gusa ngo ndeba ngene nashiranye ngo twasohokanye ngo tugiye mu buryo kurya mu marange kurya agaza ku 200 yakoresheje yashoye amafaranga 2000 yaguze ipura mu buryo gusa wowe washoye 1000 naga brushete akatagira views 200 baze kubicunga birebe urasanga ama vlog y'umuntu wafashe aka video ngo ngene nashiranye ngo turasose afite 200 nyamara filime umuntu yashoye mu biceri 810 byayirebye harimo kamera harimo abakinyi lokasi yo kurya weditinze n'uwasharinze ikintu cyose ugasanga we ntabwo yakoze ikintu ntabwo yagaruje amafaranga rero YouTube bimeze nk'urusimbi iyo udafite amafaranga agomba gukomeza nk'ubu iyo nza kuba ntabwo saving narakoze bende dukomeza kunjyana amezi 5 nawe guki kibazo kiba cyaravutse ahubwo mu kwacu ahubwo nuko nakomeje kugira pushing ngira nkazana nka pushing bigera ahantu mbona no birangiye ndavuga nta kindi kintu mfite no cyo kongera gushora kano kanya mwihangane ngiye kuba musa nk'ubaditse sigarane bake twongeye dupushinge muragaruka ntabwo ubona ko bishobora kuba byananatewe no kwinjirana kw'ama business yawe kubera ko nkuko wabivuze kugira ngo utere imbere uyu munsi nuko ukora yandi ubona kuri YouTube warangiza ukayashyira mu zindi business zawe ntabwo ushobora kubona ko wenda na za business zarinjizaga wowe ukatekerezaga ko biraza gukunda ahubwo ntibikunda ugasanga noneho na business zindi zawe urabona ko zishobora guhomba ukavuga ati oya reka mbe ndebye uburyo noneho nabikora neza urumva ikintu cyabayeho ni nko ufata konti ukayigira imwe amafaranga yose agahuriraho ariko ukaza gusanga hari business iri gutunga indi byageze aho ngaho nubwo wenda njye impamvu navuga nabiretse nuko nubundi izo business zaravuye muri YouTube gake ntabwo tuba tuvuze ngo nizo amafaranga yavuye muri YouTube direct njye buriya niyo ushobora kumereza amafaranga inote $5,000 kera oncle wanjye yigeze kumeza ibiceri 30 ngo njye kugura rihama mitangenda mu gishanga hari habaye Noheli zahita 26 Boxing Day 26 kari amabiswi hano habaye Noheli nyine ayamara bakase biswi ko naziri abana bose bazinzaniye ko abana bose barankundaga muri karitsiye mitanigira gukina umupira njye gukina umupira cya mu gishanga ngura igisheke ngwize igisheke bameze ibisheke bibiri bya 30 ndazamuka mura n'umama wari utwite w'umukongomani yaragiye kujya kugura igisheke n'ubundi aho hepfo aravuga ati mwana wa nana ni wamaritse ngagura icyo gisheke cyawe rero tusugura amanga amijana ndi umuntu ukunda ibintu bya business cyane mita mfata ijana nayifite 30 birangiye mfite ijana sigaranye n'igisheke mita nsubira mu gishanga ngo batabameze mu bindi bisheke bitatu bangize ibisheke bine ndabiza mita midandaza ku gikari cyo mu rugo bivamo nk'inote ya 400 nsubirayo ngena ncuruza gutyo ngo rero business navuga ati nubundi YouTube niyo yamaye ayo mafaranga byo nagaruka gushaka ku 5,000 nagira ikintu bishoramo niyo byangeza kuri 2,200,000 ntabwo nibagirwa ko ari 5 byatumye njya kuri 2,200,000 kandi mu byukuri ntabwo za 2,200,000 wenda umuntu agezeho ziturutse kuri ari wowe wamaye 5 ariko ngeze ahangaha ntabwo nakubagirwa gushima rero gukora kemaye 5,000 bikangezaho mbishira kuri wowe niwe watumye ngera kuri ibi bintu kandi ari 5 gusa wamaye rero naho naravuga ati nubundi YouTube agashoro gato nakuye muri ko katumye nshinga ibi ngibi bitabibyari ariko byose bijya kutangira byatangiye ku 1,000,000 nakuye hariya muri YouTube navuga ati nanjye rero zino business zigomba kongera kuyitunga kandi nagaruka nkuko bikora nivuga ngo ubona ko business itagira izindi ziri kwitunga cyane uyiretse iyo ngiyo ubu ngo gahunda ihari nimba nshoye ngo bitari kugaruka magarika icyo nshoye mu kitarigaruza amafaranga business igomba kwitunga nimba ari restaurant yitunge nimba ari shop y'imyenda yitunge iyo yishurinza pana vuga ngo twabaza amafaranga y'inzu ngo nkore gukora hahandi nkore ayo nakwiye kuri niba ari YouTube yitunge nimba byanani iyo business none kwishurira inzu muyifunge kuko nimba bigeze ahantu tiyishurira ititunga gute ikindi kiza kuyitunga nicyo kingi rero nagendeyemo nibagirwa kwita n'ikiranga mbere uti ntago business ubundi igomba gutunga indi njye numva ko business zigomba gutungana nyine ntabwo utekereza ko ushobora kugabanya abakinnyi kugira ngo usubire ku murongo mwiza iyo ubitekereje nakifuje ko bitaba kuko abakinnyi byageze aho ngaho nyine bumva nakina boss wabo bumva meze nkaho ndi umubyeyi wabo banambatiza kwitwa daddy wabo ibyo bintu mba numva nyine bigoye ahubwo nagashatse ni iki cyakorwa kugira ngo ntibagende nabona byanze burundu ngavuga ati none sasa bimeze gutya ahubwo ikintu cyo gishobora gushoboka ushobora kubagaranyiriza iminsi yo gukora tuvuge nimba wowe wakoraga ku munsi ngageze mu 10 ukaza iminsi 8 akaba 80 reka tuyigire ine yandi ushaka kundi kunaza kwikora mahande ariko nago biraza gushoboka ko nabarika bose burundu ahubwo ndaza kugabanya iminsi experience maze kubibonamo ni yihe
ibi byose twavuze ibyo twaganiriye tugende no mu kazi kawe ukora ndetse wenda n'ibyagiye bivugwa. nakwirara Hakwirara ushobora kuba wariraye ukibagirwa. urugero urumva byageze aho nyine ndica navuga ati nimukore ariko byatewe na muganga ko yabonaga ko ugiye kubunaga ndabeshya ntago ikindi kintu navuga urumva experience nakuyemo n'undi wese uri kunyumva ugiye gushora muri YouTube irinde gufata amafaranga yawe ngo ugende shooting episode zigera muri 30 utarabanza kumenya n'ibyo kintu bazagikunda cyangwa batazagikunda kuko YouTube ukuntu meze nakubwiye ngo umwe yifataga abyo jewe nigeze guhereza urugero umuntu ndamya ni ambore abastari iyo banze kubona izina byabishimishije ndibuka cyane najyaga nshobora amafaranga nkajya mu ishyamba nkavunika ngaterana imigeri nahizane kagira igihumbi ariko muri kano kanya ndikanze nkwereke mfata ka video nicaye muri office mera gutya metanimyoza ndahaguruka kagize comment 300 ubwo kintu kagira vyize mu 170 na comment 300 mu gihe cyera nabaga nashobora amafaranga byanze bikanga n'imbaraga n'abantu benshi ntihagire umuntu kireba vuga ngo rero iyo umaze kubona izina ibintu byose biroroha ikintu cyo nyine kiba gihari muri kano kanya gufata amafaranga ukayashora utazi ko icyo kintu barabuze kugikunda kirazira ahubwo ugenda ushooting episode 2-3 ndikubwira abantu bose bari gushora muri kuko abashoramari babaye benshi genda shooting episode 2-3-4-5 izo zirahagije uzushiriho nubona bakunze iya mbere ya kabiri gatatu kane gatanu uzaba wagiye rero harabaza akahita shora episode nka 30 agashootingira icyarimwe yazana filime nigere n'igihumbi cy'abantu bayireba akahita shaka baratashye experience nakuyemo rero ngewe nicyo kintu ni mbere yuko mfata amafaranga yashora cyane nimbaze ndibe n'ibyo kintu kuko kiri bujye ku isoko abantu bakagikunda nkabona kucyongeramo innovation nyine urakoze cyane wenda tunagana ku musozo ho gato yatuganira ni cyo uvuga ku muntu yavuze ngo Kiramani yarahombye yagurishije imodoka yagurishije ibi yatanze ibi amafaranga ntayo kandi mu minsi ishize yari sawa byagendaga neza ariko uyu munsi bimeze nabi iyo wumvise ibyo bintu byose imbere uhabona gute cyangwa uwo muntu mubona gute nago namurenganya kuri we kuko kano kanya hari abo ufata nk'abakire hari n'abo ufata nk'abakene kandi ugasanga abandi ufata nk'abakene hari undi ubafata nk'abakire cyangwa ugasanga abandi ufata nk'abakire hari undi ubona nanere naho ngaho bari ibisubizo byinshi cyane ndivuna ikintu harenza kuri ibyo ko yanariza muri ibyo hari igihe uba wumva ko umuntu ari umukire nyamara abandi bamubona nk'umukene hari igihe bumva ko umuntu ari umukene abandi bamubona nk'umukire ubwo nyine aho ngaho nasubije nawe atoranyamo social media zacu uriya Damuru ziba zifite utuntu twiza shaho zirashyushya ziraryoshya zitanga n'amakuru rimwe na rimwe utaryamaho urumva nyine ugomba kubaza umuntu nyine amaso ku yandi hari n'abandi bakubwira ngo oya ngo Kira buriya nk'ibintu byose baba babipanze abari sasa aba bari kutubeshya kugira ngo haze izindi project undi akakubwira ati ariko Kira turabizi neza ko ngo ashobora kuba yarabonye visa ngo y'ahantu runaka ngo na famiye ngo ari kugenda gurisha utuntu twe gake gake iyo ni social media zanjye gendana umunsi ku wundi bimeze bite byo mbere na mbere nta mushinga ngiye gusohora uretse ibisanzwe kandi ngiye no ngiye ninjye muntu utambere umuntu nzi agende yanariza rebe nimba ari na rimwe yigeze mbona mu kiganiro uvuga ngo nje gutwikira filime ihari urasohora ihari iramaze gukora abafana ufite platform kereka kwanza niyo mfite indi platform nshyashya nafunguye ni disharingira ko buranda umuntu community yanjye mfite ko nagenda yirema ku buryo iyo ngushire muri community bihagije ko abantu bahitabira ikintu cyawe ko nicyo nabimenyereje ko nyine ngomba ikintu nshizemo mugomba kujya kukireba niyo mfunguye channel nshyashya ndisharingira ntago ushobora kumana nyene muri interview uje gukora ngo nje gukora tubango ya filime kiritse oya abafana n'abakoze nabo ngabo mfite Instagram mfite 288 TikTok mfite 260 ibyo rero birahagije kuba nashiraho ikintu nkabya ati mujye kuri ikintu nasohoye ntago rero ndi kuri refu yo kuza gukwikira ikintu cyane ngo ibyo kwigira muri Amerika wapi guragasetsa ariko nanjye ntago nakareka no bane bireke wensobanure
ikintu cya mbere rega ni amakuru. natubwire niba ariho zajya zisohoka. Aha. ni ukuvuga mu bintu byose njya nkunda kubabwira ngo ikintu cyose mubona kuri social media mujye mugihereza 10% ry'ukuri. Yego. Nanjye niyo mpamvu turi kumwe. Ubu ni wowe nemera, ni wowe ninje nawe. ako kantu njyewe hageze umuntu uzakanshirira mu bintu binakubwira ariko nigeze kubwira ko ikintu cyose ubona kuri social media jya wizaramo 10%. Ibindi byose bari ibinyoma. Ntazagira uza kundenganya ngo urabona ngo wakoze, nakubwiye ko mu bintu byose uri kubona izera 10%. 10%. Ushobora gusanga n'ibindi bindi kuvuga ngandi kubeshya. So ni izera 10%. Ni nakubwiye ngo ibintu byose uzajya ubona kigomba kujya kuri social media izera 10%. 90 yagirira amakenga. Televiziyo yanjye ntabwo yaba prank. Ntabwo bishoboka. Anyway, byose biba bihari kuri social media, biba bihari kuri rimwe na rimwe amatablet abantu bicarana, rimwe na rimwe baba bayafite bakabisoma bakabireba, abari muri office bashobora kubibona. Ariko niki wabwira umunyarwanda, niki wabwira wa wundi muri ya community ya Killaman, muri babandi bakunda ibangano byawe, ariko na babandi mukorana, kubera ko uyu munsi niba mvuga ngo urubyiruko duhanga umurimo, no kuvuga ngo Killaman afite abantu bakorana nawe, kandi abo bantu bafite imiryango, kandi iyo miryango ifite ibyikora. So ntekereza ko ni famille ngari, na akazi kanini kenshi ku bantu batandukanye benshi. Ni iyihe humure waha abantu bakunze ibikorwa byawe, ibihangano byawe, by'umwihariko na babandi mukorana bose? Ikintu cyonyine nababwira, barabizi baranzi akantu kabayemo naho ngaho kugira ngo mbanze kuruka gusa. Nta nubwo naruhutse neza, ejo nzasubira kwa muganga bandebere. Nta nubwo naruhutse neza gusa ndabizi neza ko nicara taci yanjye kajyamo ndasubiza ibintu ku murongo. Rero humura, wowe arabona cyokora abafana banjye barankunda pe, barenze kuba abafana baba bakunze umuryango. Muhumure nkuko mubizi, murabizi neza, barabizi neza ko nje nangira buri ubuzima natangiye ku noti 2000. Nabwo iryo joro yarayirangiye mbana n'umugore wanjye, uvaze kuva ku 2000 ukazamuka kugera ahangaha nyine ngeze. Rero sinyeka ko kano kanya wa Killaman cyo yari na Yannick arataraba Killaman. Yannick wa kera 2016 cyangwa 5 ameze nk'uyu nguyu. Uriya nagura azanye na Lucky ubu nagwamaga kubya ati bumaye 50 kabinyima kano kanya. Uriya nagura azanye na Lucky. Banze no kwa madame kuri shop. Ni ibyo rero. Agenda nkakuramo n'iyirayide. Yannick wa kirya gihe hari connection atarafite. Akano kanya afite. Ubu kano kanya ngewe wenda nk'urwego mba ndiho kugira namamariza umuntu bisaba ko yamaye amafaranga afatika. Nshobora kwita ndugabanya. Nkata nshaka publicité nk'eshanu namamariza za nkubisumbe 400 si miliyoni 2. Nazo miliyoni 2 nogenga zisho. Nimba nashora 200 ngagera hana nashora miliyoni 2 ngaburi gishoro. Ikindi kandi nibumve ngo nakennye, umve ngo nabaye wa mutindi nyine hasi nyakujya ubwo gusabiriza oya, ntabwo nageze kuri urwo rwego. Nta nubwo nakennye ku byo byagera kuri urwo rwego nyine, cyangwa se nta nubwo biteze no kuhagera. Nimba nabigiye kuhagera nzahita nurira indege ngende. Ya visa urayifite? Tugarukira. Arakoze cyane, nanjye nabyumvise. Anyway, arakoze cyane, bamwita Killaman, arakoze.